virusi itera sida bikaba imeze nabi mu burasirazuba mu baryamana bahuje ibitsina n'abakobwa bato ngo aho irimo irasya itanzitse. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyagaragaje ko mu turere 10 twa mbere mu Rwanda turimo abarwaye sida bafite ubwandu bushya, intara y'Iburasirazuba ifitemo 5, mu gihe abaryamana bahuje ibitsina n'abakobwa bari munsi y'imyaka 24 bari mu bari kuyandura cyane. Dore uko ikigereranyo kimeze. Uturere 5 tw'Iburasirazuba turi mu 10 twugarijwe n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Muri twe 10 harimo uturere tugize umujyi wa Kigali, harimo ndetse na Kamonyi, harimo ndetse na Nyamasheke, hanyuma rero n'utundi. Hanyuma abakobwa ngo bari hagati y'imyaka 15 na 19 bari mu bari kwandura cyane, no kuvuga ngo bari gukora imibonano mpuzabitsina cyane idakingiye. Umwe muri babiri rero mu baryamana bahuje ibitsina nawe yaranduye. No kuvuga ngo imibare iragaragaza ko mu bafite mu bagabo bakora ubutinganyi cyangwa se baryamana bahuje ibitsina muri bo 1/2 baranduye, n'abagore kandi baryamana bahuje ibitsina nabo 1/2 baranduye. Abagabo rero ibihumbi 18,100 mu Rwanda bakaba baryamana bahuje ibitsina. Ni ukuvuga ngo ni abatinganyi. Kugeza ubu harabarurwa ibihumbi 18,100 by'abagabo bakora ubutinganyi mu Rwanda. Iyi mibare rero yagaragajwe kuri uyu wa gatanu ubwo mu ntara y'Iburasirazuba hatangizwaga ubukangurambaga bw'iminsi 14 bwo kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida. Umuyobozi ushinzwe kurwanya virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina Dr Ikuzo Basile akaba yaragaragaje ko mu Rwanda abafata imiti igabanya ubukana bangana n'ibihumbi 218 na 314. Intara y'Iburasirazuba ikaba ifite muri abo ibihumbi 49,505 bingana urebye na 1/4 cy'abafite ubwandu bwose muri make. Dr Ikuzo rero yakomeje anavuga ko ubwandu bushya bwinshi burimo kwiganza cyane mu rubyiruko, aho ngo nibura abakobwa bafite kugeza ku myaka 24 bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. Ati mu Rwanda nibura 35% by'ubwandu bushya buri mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 21. Abahungu b'imyaka 15 kugeza kuri 19 bafite amahirwe make yo kwandura kuko ngo bo batishora cyane mu mibonano mpuzabitsina nk'abakobwa bafite iyo myaka. Dr Ikuzo yagaragaje kandi ko nibura mu turere 10 turimo abafite virusi itera sida benshi, intara y'Iburasirazuba ifitemo 5. Mu Burasirazuba mu myaka 10 ishize ubwandu bwa virusi bwiyongereye ndetse bukomeza kuzamuka ngo kuko nko mu bihumbi 2010 bwari kuri 2.1% ngo buza kugera kuri 2.4 mu bihumbi 2014, naho 2.5 mu mwaka wa 2018. Gusa rero ho muri Kigali naho ngo bwagiye bugabanuka ariko buza kongera kwiyongera, aho umwaka wa 2019 bwageze kuri 2.8. Ngo hakaba harapimwe rero abantu bari hagati y'imyaka 15 na 48. Uturere 3 turi imbere tukaba ari utw'umujyi wa Kigali, tugakurikirwa n'utwo muri iyi ntara turimo Rwamagana, Bugesera, Kayonza, Kirehe, Gatsibo, mu gihe utundi 2 Nyamasheke na Kamonyi nabyo biza byunganira. Ariko noneho hakaba n'uturere twiganjemo ubwandu buke nka Gisagara na Nyaruguru. Noneho rero ugasanga ubusambanyi mu bakiri bato mu Burasirazuba bwose bukomeje gufata intego, gufata ni burebure, buri gukorwa cyane. Imibare iragaragaza ko abakobwa bari munsi y'imyaka 18 ngo bagiye kwisuzumisha ku bigo nderabuzima batwite bingana na 12% muri ako gace. Hanyuma bikangana na 7% ku gihugu cyose. Hanyuma noneho kandi ngo mu bakiri batoya mu ntara
bikaba bigaragara ko bakora imibonano mpuzabitsina ku bwinshi ngo ku buryo byabaviramo sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko niba banatwita nazo zirimo. Dr Ikuzo kandi yavuze ko hari ibyiciro by'ingenzi bikunze kwandura virusi itera sida, aribyo birimo aba bana batoya b'abakobwa bari kwishora mu mibonano mpuzabitsina cyane, harimo aba bana bahuje ibitsina nabo bikomeje kwiyongera. Yakomeje avuga ko ku bipimo bapima buri myaka 2 abakora uburaya nabo bakomeza kugaragara mu bongera imibare y'ubwandu bwa virusi itera sida, ariko ko imibare yabo yagiye igabanuka ubikaba igeze kuri 32%. Dr Ikuzo rero yatangaje kandi ko nibura kuri ubu abaryamana bahuje ibitsina banduye sida bangana na 6% ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo bafite 6%, bivuze ngo mu banduye virusi itera sida bose 6% n'abaryamana bahuje ibitsina, mu gihe abanyarwanda bahuje ibitsina bo mu ntara y'Iburasirazuba ari 10.4%. Mu Rwanda rero habarurwa abagabo 18,100 baryamana n'abo bahuje ibitsina, muri bo 2,287 bakaba ari abo mu ntara y'Iburasirazuba. Aba bagabo rero baryamana bahuje ibitsina 1/2 muri bo baranduye, kikaba ari ikibazo kuko harimo n'ababana n'abagore bakomeza bajijisha bagaryamana nabo bahuje ibitsina ariko bakagira n'abagore bakagira n'imiryango, aho rero banduza n'abagore babo ugasanga ubwandu bukomeje kwiyongera. Ikindi kandi abagabo barashinjwa kuba ari bo banduza cyane virusi itera sida, ngo kuko umugabo umwe ashobora gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye, bityo imibare igakomeza kwiyongera. Dr Ikuzo kandi yavuze ko bahinduye umuvuno basigaye begera ibyiciro birimo kwiyongera mu bwandu cyane, bakaba ari byo baganiriza kugira ngo ababishaka bahinduke. Yasabye rero urubyiruko kwipimisha virusi itera sida bakamenya uko bahagaze, bagatangira bagafata imiti igabanya ubukana, bityo bakabasha kwiyubaka no kuzamuka mu iterambere, ariko ari bazima, bakubaka iterambere ryabo rirambye ari bazima. Hano rero muri ibi byose dukuyemo ikintu gikomeye, ni uko urubyiruko rurimo kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bakandura cyane ndetse bagakomeza kugabanya amahirwe yabo yo kubaho, kuko nyuma yo kwandura bakiri abana n'ubuzima butaboroheye, ubukene n'inzara bidahura n'umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Birasaba rero ko birinda cyane, kuko imiti igabanya ubukana nayo igusaba kugira ibyo ufata, kurya neza, ikagusaba kandi no kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko byonyine byongera ubukana bwa virusi itera sida. Hanyuma ikanagusaba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina muri rusange, kuko bigabanya imbaraga z'umubiri. Ibi byose rero ni ukumenya rwose ababyeyi mufashe igihugu, murinde abana banyu, kuko nibo Rwanda rw'ejo. Biratangaje cyane kubona imibare izamuka ikagera kuri 35% mu bakiri bato kuva ku myaka 14 kugeza ku myaka 24, ugasanga imibare iri hejuru cyane, aho abakobwa abahungu bose bafite ubwandu bwa virusi itera sida bungana gutyo. Ni ukwirinda, ariko kandi ukanatekereza no kuri ejo hazaza hawe, se uzabaho gute niba ukomeje kwiyandarika, niba ukomeje kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo na virusi itera sida idakira, kandi n'imiti igabanya ubukana igihugu kigutangaho ihenze, kandi kikayigutangaho ariko noneho ukayipfusha ubusa, kuko icyo gihe iyo ukomeje gusambana ya miti ibura imbaraga, gukora kwayo bikanga, noneho ugatangira kugira ingorane no kuba wahasiga ubuzima. Ese hazasigara abasaza n'abakecuru, urubyiruko rwarapfuye rwarashize? Wakwibaza utese mu myaka 10 iri imbere bizaba bimeze gute niba dufite imibare imeze itya? Ese bizarangira bite? Bizaherera hehe? Namwe mwaduha ibitekerezo. Umaze kumva iki kiganiro waduha ibitekerezo, turagukeneye.